Ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe nshuti yanjye mukundwa mwene data. Ndizera ko umeze neza, ndizera ko ukomeye, ndizera ko uguwe neza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero ndagarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ritaza kuba rirerire. Nkuzaniye umwuka wera mpaye ngo nze dusangire. Hanyuma ndagusaba subscribe kugira ngo tujye tubana ku munsi. Iyo nkunga yawe rwose irakenewe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries. Niwabikora Imana iguha umugisha. Ubundi ubonye ikiganiro ujye ugisharinga inshuti zawe. Yesu aguhe umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ryanditse mu gitabo Umubwiriza ibice 7 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Ndagira ngo tugeze aho ngaho. Ndasubiramo, kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Tugaruke hino dusome imigani. Dusome igitabo cy'imigani 22 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Ndagira ngo twongere tugaruke hino dusome mu gitabo cya Daniyeli ibice 5 umurongo waho wa 13. Haravuze ngo nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda? 14. Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikuboneka ko. 15. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko, bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Reka tugeze ahangaha. Ntabwo nshaka kugira ngo tuvuge kuri izi nkuru cyane zo kunanirwa gusobanura inyandiko kw'aba banyabwenge n'aba bapfumu, ahubwo ndashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga kuvugwa neza. Kuvugwa neza, bimwe mu bintu bifatanye no gusubizwa k'umuntu, bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu asubizwa vuba, harimo no kuvugwa neza. Kandi bimwe mu bintu bishobora kugutinza ku musozi ntusubizwe kabane n'ubwo ibisubizo byaba byaje, harimo kuvugwa nabi. Ndasubiramo, bimwe mu bishobora kugutinza ku musozi wo gusuzugurwa, wo kudasubizwa, harimo kuvugwa nabi. Bimwe kandi mu bintu bishobora gutuma usubizwa vuba cyangwa winjira mu by'Imana yateguye ku buzima bwawe, harimo kuvugwa neza. Harimo kuvugwa neza. Ndagira ngo tuvuge gato kuri iri jambo rivuga kuvugwa neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyo Imana igiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe, ikintu cya mbere Imana ibanza kugukorera, ibanza kuguha abantu babanza imbere y'ubuzima bwawe, bakajya kukuvuga neza. Iyo ugiye kugera hakomeye, byange bikunde hari umuntu uba warabanje aho hakomeye ushaka kujya cyangwa urimo kwerekeza, wa wundi wabanje kujyayo akakuvuga neza uri uwo utarahagera. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ukeneye abantu bakuvuga neza, nshuti y'umusaraba. Bimwe mu bintu ukeneye abantu bakuvuga neza. Ijambo ryatubwiye muri iki gitabo cy'Umubwiriza, ryatubwiye ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi bw'igiciro. Urumva uku kuntu iki kintu gikomeye, kuvugwa neza, birasumba ubutunzi bw'igiciro kinini gihambaye.
ubwo nta kintu dushobora kugereranya no kuvugwa neza. Ubwo birasumbya agaciro n'amazahabu, birasumba agaciro ifeza, birasumba agaciro buri kintu cyose gifite valere. Kuvugwa neza biragisumbya agaciro. Igitabo cy'Imigani, ijambo ngo kuvugwa neza bisumba gusukwaho amavuta y'igiciro. Ngo kuvugwa neza bisumba amavuta y'igiciro kinini. Wango kuvugwa neza bifite agaciro, bifite valere isumbya aya mavuta y'igiciro kinini. Bivuze ngo kuvugwa neza birafite agaciro gakomeye ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi usuzume neza kukuri kuravugwa neza ku musozi. Kandi kugira ngo umuntu avugwe neza ni ukuvuga ngo umuntu we ubwe niwe abigiramwo uruhare. Iyo ufite ugishinga nahe cyiza, ufite ubuhamya bwiza, byange bikunda uvugwa neza. Nubwo haboneka abakuvuga nabi bagusebya, ariko baba bakeya gusumbya abakuvuga neza, kubera kuko uvugwa neza kubera ibikorwa byawe. Nta kindi gishobora gutuma uvugwa neza uretse ibikorwa byawe. Ikikurimwo nicyo kijya gupresenta uwuriwe. Ikikurimwo nicyo kijya kukugaragaza uwuriwe mu bantu, nicyo kijya kukuvuga mu bantu. Abantu nabo bagatangira kuvuga uwuriwe kubera icyo wabahaye, kubera icyo wabigaragarije, icyo wabagaragarije kiri muri wowe, kubera uko wabiyeretse. Bantu bakuvuga neza kubera ukuri, bantu bakuvuga nabi kandi kubera ukuri. Wowe uri ukuri niko gushobora gutuma uvugwa neza. Ukuri niko gushobora gutuma uvugwa nabi. Bivuze ngo uyu munsi gira ikintu ukora kugira ngo abantu bakuvuge neza. Ndasubiramo, gira ikintu ukora muri sosiyete yubarizwamo kugira ngo abantu bakuvuge neza. Gira ikintu ukora ku musozi aho utuye kugira ngo abantu bakuvuge neza. Gira ikintu ukora ahantu barizwa kugira ngo abantu bakuvuge neza. Kuko ibikorwa by'umuntu nibyo bigaragaza uwo ari we. Ibikorwa by'umuntu iyo ibyo ukora nibyo bijya kugaragariza abantu uwo uri we. Abantu bakavuga uwo uri we bitewe n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibikorwa bibi bakuvuga nabi. Iyo ufite ibikorwa byiza uvugwa neza. Iyo ufite ibikorwa byiza, bya bikorwa bigusiga igikundiro mu bantu. Bya bikorwa bigusiga amavuta y'igikundiro mu bantu kubera bya bikorwa byiza ufite. Kuvugwa neza, haleluya, birasumbya ubutunzi, birasumbya agaciro ubutunzi. Kuvugwa neza, lekose eleho, birasumbya agaciro amavuta y'igiciro. Kuvugwa neza. Abantu bose batabawe nabagiye bagira abantu babavuga neza. Iyo uvugwa neza byange bikunde hari amarembo agufungukira. Iyo uvugwa neza byange bikunde ubuhamya bwawe buragenda bugacinzira. Ubuhamya bwawe uyu munsi wa none hari abantu bacinguriwe amarembo akomeye n'ubuhamya bwabo. Ubuhamya bwabo ukuvugwa neza byabugururiye inzugi, maze bashobora kwinjira ahantu batajyaga kuzinjira kubera kuvugwa neza. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, urimo urakora iki uyu munsi kugira ngo uvugwe neza? Bibiliya ivuze ngo Daniyeli umwami yaramuhamagaje kuko yari yumvise bamuvuga. Daniyeli ariko ntabwo yapfuye kuvugwa gusa, hari ibyo yakoze bigaragaza byubaka izina ryiwe. Yagaragaje ibikorwa by'umwuka wera muri we, agaragaza imirimo y'umwuka wera muri we, agaragaza impano z'umwuka wera muri we, yagaragaje ibikorwa by'umwuka wera, agaragaza ubwenge bw'umwuka
k'umwuka wera, agaragaza guhishura k'umwuka wera. Ibyo bituma amenyekana, ibyo bituma izina rye rimenyekana, ngo abantu batangira kumuvuga. Mu gihe habuze ukemura ikibazo ibwami, mu gihe habuze usobanurira umwami inyandiko, mu gihe habuze uhishurira umwami ibyahishwe, ngo haza abantu bavuga Daniyeli. Baravuga ngo ku ngoma ya so Nebukadineza hari umuhungu yarameze uku, yarari mu mwuka. Uwo muhungu yashobora kumenya n'ibihishwe. Uwo muhungu ngo baramuvuga, bamuvuga neza. Imana iguha abantu bakuvuga neza. Bekotaboria. Imana iguhe done la side bonne foi. Umuntu ukuvuga neza nshuti y'umusara. Kuvugwa neza bifatanye n'umugishu uzatunga. Kuvugwa neza bifatanye n'ubutunzi buri ku buzima bwawe. Kuvugwa neza bifatanye n'icubahiro kiri ku buzima bwawe. Kuvugwa neza bifatanye n'agaciro uzagira mu bantu. Imana iguha umuntu kuvuga neza. Ndasoje. Imana ikugirire neza, Imana iguha umuntu kuvuga neza. Ariko kuvugwa neza ni umuntu ubyubaka ku giti ciwe. Ibikorwa wubaka nibyo bizatuma uvugwa neza. Imana iguha umugisha.